81.8 FM ERTV ijwi ry'urugwiro. Yeah man, this is ERTV FM 81.8 ijwi ry'urugwiro rivugira ipari mu Bufaransa, rikumvikanira mu karere k'ibiyaga bigari no muri Afurika y'Iburasirazuba. Akaba wayikurikirana ukanda www.wordpress.com. ERTV FM ijwi ry'urugwiro. Nitwa Shema Manzi Blessed, nkunda radiyo ijwi ry'urugwiro. 81.8 FM ERTV ijwi ry'urugwiro. Abubu shengewe, abubu shengewe, bana banjye nimuze tuganire, mbagira inama nanjye njijuke, ndabona abubu mudusiga ejo mutaziyoberwa, mukishaka mukibura, mukishaka mukibura. Umugoroba mwiza nshuti mukunzi dukurikiye uri mu karere k'ibiyaga bigari, ijwi ry'urugwiro aho ryumvikana hose. Amasaha mufite turabashuhuje, abari ku manywa mugire amanywa meza, abari mu gitondo namwe mugire igitondo cyiza. Dutangiye n'indirimbo Masabo Nyangezi yaririmbye mu mwaka w'1987. Bamwe mwari bakuru, abandi mwari mutaranavuka. Yaragiraga iti abubu muze mbagira inama mutazishaka mukibura. Iyi ndirimbo ni indirimbo ifite ubutumwa bunyuranye, ariko tugiye kwibanda ku butumwa bw'abubu mu buryo bw'urubyiruko. Turi mu kiganiro VOU Time, Voice of Urugwiro Group Time, aho tuganirira muri groupe tukareba ibipfa, tukareba n'ibikira, tukagira ibyo dushima, tukagira ibyo tunenga, tugakeburana n'ibindi. Iyi ndirimbo iradufasha mu kiganiro turimo. Ntabwo mbicisha amatsiko, dufite abatumirwa bagera muri 4 baraza kugira uruhare muri iki kiganiro. Mu kanya ndaza kuba tangaza amazina yabo, namwe muri groupe VOU Time mushobora kuza gutanga ibitekerezo mwanditse cyangwa se namwe mwohereje amajwi. Ni karibu kuri buri umwe wese, kandi ndababwira umurongo dukoreraho wa WhatsApp. Nawe utwumvise bwa mbere ushobora kuba watwoherezaho igitekerezo ku ngingo tugiye kuganira mu kanya. Reka nduhuke gato, ariko twongere dutangire indirimbo yose nkuko mwumva nyine igarutse, twongere tuyumve neza. Nituyigeza ku musozo turinjira mu kiganiro. Nizere yuko ugiye kubwira mugenzi wawe ukunda ikiganiro VOU Time akaba hafi mu ijwi ry'urugwiro. Ngende André Saka uyoboye iki kiganiro, ndi bari mu Bufaransa. Iyi ni ERTV, sauti ya kirafiki, aho twumvuhereye hose. Turagushimye kandi tuguhaye karibu nanone. Abubu, 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 abubu shengewe, abubu shengewe, bana banjye nimuze tuganire, mbagira inama nanjye njijuke, ndabona abubu mudusiga ejo mutaziyoberwa, mukishaka mukibura.
nitwa Kanyarwanda navukiye mu gikari materneti zitaraza arerwa ndakuramba umugabo nabonye byinshi ntagenze cyane abonye u Rwanda rwiyuburura rufata isura rufite aya magingo haje byinshi turabishima haduka byinshi biradushobera niko kw'ibyubu bibara bubu nkeka iyi ndirimbo itumye abari bahuze muhuguka mu gato kugira ngo View Time itaza kubacika. Nibyo koko haje byinshi kandi byiza. Masabo yavugaga ibinyuranye akavugamo n'ibyerekeranye n'imitegekere n'ibindi, ariko akavuga ko haje mama modoka, akavuga imihanda, akavuga ati ntabwo ari amabati sinamategura, avuga iby'amagorofa, avuga n'ibipangu, ati cyane cyane iyo mu midugudu. Ntabwo imidugudu wari ya nonaha urumva muri 87 Masabo Nyangezi yayikomojeho muri no ndirimbo. Ntago aricyo tugambiriye rero. Nababwiye ko ndaza ku bareka abatumirwa turi kumwe, ndababereka. Ntabwo turi mu by'indege, ntabwo turi mu by'amarobine, ahubwo tugiye kuganira ku byerekeranye n'imyambarire n'inkuru ziba zitandukanye zigiye ziyishingiyeho. Ndagaruka mu kanya mbabwira insanganyamatsiko dufite, ariko tugiye kuba turi kumwe na Muhire Jimmy uri Texas. Ndizera ko uri ku murongo, kandi turaza kuganira nanone na Vava cyangwa Valentine uri Nairobi. Hari umudamu utashatse ko tuvuga amazina ye uri Australia uherutse i Kigali, nawe yashatse ko tumuha ijambo muri iki kiganiro, turaza kumwakira. Kandi Aristide uri mu Mozambique, nawe uze kuba hafi, turaguha ijambo muri iki kiganiro. Wowe rero uri kutwumva utasabye gahunda mbere ngo tuze kuguha ijambo, ushobora nawe kutwoherereza ubutumwa kuri nomero ikurikira: guteranya 33 karindwi 455 ni WhatsApp. Ubundi muri studio ushobora kohereza ubutumwa bwaba ubwijwi cyangwa se ubwanditse kuri WhatsApp, kandi wajya no muri groupe VOU Group Time. Nshuti bakunzi mukurikiranye IRTV ry'urugwiro, ndizera yuko dukomeje kugubwa neza aho duherereye hirya no hino. Reka mire ku mazi gake, abarundi babyita kumira mate cyangwa se nsome ku rwendo rw'amazi nk'uko bavandimwe bari Kampala babivuga. Ngaruke mu kanya dukomeza n'ikiganiro. twabitaga iwacu tukabatinya tukabakunda, indamukanyo zacu zarigira sohobe, tugahobera cyane tugatanga ikiganza ntawe uhita uwundi. Abubu bagenda banyaganwa, bagenda nk'abanyagirwa, barahura bagahita bagasekesha amenyo, umutima hakinze. Ese mwuka byaramwe abo mushoboye kurera, ese nzabahonga iki? Umuseke nk'ibibondo, umuseke nk'ibibondo. Ururimi rwari rwose rukavugwa na bose, urw'ubu n'uruvange, uruswahili n'urufaransa, ntawe ukimenya kwivuga. Inshuti dukomeza rero n'iki kiganiro. Gusa Masabo Nyangezi yaneguye abo muri 87 ati ntawe ukimenya kwivuga. Gusa sinzi ko uyu munsi twabyemera, turi intore rwose kwivuga nta wabiturusha, nta waduhiga mu mihigo, ariko sicyo turi buvugeho.
dore rero insanganyamatsiko dufite nonaha iragira iti inyambaro twakuranye. Inyambaro twakuranye ni iyihe, aho narindi dore uko byari bimeze, nicyo abatumirwa bacu bagiye kutubwiraho, kandi turaza kwibanda cyane ku mwari wagaragaye. Ntabwo nshatse kwiga mvuga amazina ye, amafoto yaracicikanye mu minsi mike ishize, ndetse biza kumuviramo no kugezwa mu butabera, ahabwa n'ikinyafu. Ntabwo nakita igihano, ahubwo ndumva ari ikinyafu, kuko ni nko kumuhana bya kibyeyi. Ntabwo ikinyafu cye cyatinze, aza kurekurwa, ariko inyambaro ye yari yateje rwose amagambo atari make ku mbuga nkoranyambaga, aho twari turi hirya no hino twese abashobora kuba dukurikira cyangwa twumva ikinyarwanda, dukunze u Rwanda tukamenya n'ibiruberamo, byaba ibipfa n'ibikira, nkunda kubivuga, byose tukaba tubirebera hamwe. Twabonye ibyuriya mwari, nibyo tugiye kugarukaho, ariko tuvuga tuti inyambaro twakuranye ni iyihe, aho wowe wakuriye, aho uri uyu munsi wabibonaga ute? Mbibutse ko ikiganiro ari ikiganiro cyaguye, nubwo dufite abatumirwa turaza guha ijambo, ariko nawe uze kubivuga uko ubyumva. Mu minsi yashize nahoze ndeba ku kinyamakuru kimwe cyagaragaje uko inyambaro yagiye izamuka. Ni ikinyamakuru Gorilla Safari, cyagaragaje ko kera, kandi dusanzwe tubizi, inyambaro rwose twari dufite twitabazaga ibikomoka ku matungo, ndavuga impu n'ibindi, tugakuramo utuntu duto cyane, kandi ibyo byakorwaga n'abakire, tukaba ari two twikinga cyane cyane ku myanya y'ibanga. Abandi bakoreshaga imyambaro zivuye, cyangwa se imyambaro ivuye mu bikunu. Ijambo igikunu sinzi nimba abana baryumva, cyangwa igishishwa cy'igiti, cyane cyane nk'igiti cy'umuvumu n'ibindi byashobokaga, kandi bikabona umugabo bigasiba undi. Ariko haje byinshi, nk'uko indirimbo bitubwira, iterambere ryaraje, imyenda iraboneka, bigeraho noneho kugaragaza imyanya runaka y'ibanga, atari n'ibanga gusa, hari naho bigera ugasanga birabangamye ko nk'umusore yanika agatuza, mu mbabare kubivuga gutyo, cyangwa se umwana w'umukobwa nimbyita kwanika inda, sindabantukanye, gusa abafite ukundi babyita, namwe ntimuntera amabuye, ndetse hari n'igihe bamwe babikora ukabona birababereye bitewe n'aho bari, nanone abatabikunda namwe ntimuntera amabuye. Niyo mpamvu ikiganiro cyaguye. Tugiye guha ijambo abatumirwa bacu nyuma y'indirimbo gato turuhuke amasegonda make cyane, ntujye kure, kandi ndizera ko uduteze amatwi. Ndahera kuri Muhire uri Texas, n'ubu twumva ubinyereke, hanyuma nguhe ijambo nyuma y'indirimbo gato. Reka rero dukomeze tugwize urugwiro aho duherereye. Iyi ni RTV Sauti ya Kirafiki, ndizera ko muri amahoro, nta nkuru mbi iwacu Rwanda, kandi n'abaherereye hirya no hino, abo tubasha kuvugana ku mbuga nkoranyambaga, amahoro ari amahore. Reka tuzamuke n'indirimbo no, hanyuma tukomeze mu kiganiro. Jimmy ndabona atari kuboneka ku murongo gatoya, reka nteguze Vava mukanya ndabguhamagara, ariko ntaramuhamagara. Vava ntaraguhamagara, reka nsome ubutumwa buje muri groupe buvuga kuri iki kiganiro. Ni buragira buti nitwa Karine, ndi muri USA cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yanditse USA. Nishimiye ikiganiro cyanyu rero kubijyanye n'imyambarire y'ubu ntacyo nayivugaho, kuko abantu basigaye bafite freedom yo kwambara ibyo bashaka,
bitewe n'umuco waho bari nk'aha muri USA bambara amakariso bakagenda, mu gihe iwacu mu Rwanda niyo wambaraga mini, ari kuvuga igihe hari arakiriyo ariko mini zirambarwa, niyo wambaraga mini jipe cyangwa ipantaro byabaga ari ikizira, bavugaga ko uri ikirara. Ariko nyuma ya jenoside bitewe n'abanyarwanda baturutse hirya no hino biyambarira uko bashatse, ariko baracyafitemo umuco. Mumbabarire gatoya, ati abantu baturutse hirya no hino bambaraga binyuranye ariko bagifitemo umuco, si bakwambara ikinyarwanda tucyandika mu buryo bugoye, nkeka yashaka kwandika ngo ntibakwambara amakariso nk'ibiri naha. So ndumva twakomeza kwiyubaha aho turi, tunubahisha igihugu cyacu, ariko ntitugomba no gucira abandi imanza. Ahari kwandika ikinyarwanda abaherukayo kera birabagora, ati ntitugomba gucira abandi imanza ngo bambaye ibi n'ibi, kuko bashobora kubyambara kuko babikunze kandi batagambiriye ikibi. Murakoze, ndumva igitekerezo cyanjye. Ari nawe urakoze Karine. Ndabona ku murongo wa telefone Vava ambwira ko ashobora kuboneka mu kanya, ndaguha ijambo nturambirwe nawe Valentine. Ndizera ko ikiganiro kiri kugenda gifata umurongo, kandi mwe mudukurikiye haba kuri YouTube cyangwa se kuri RTV FM muri kugenda mwumvaho ikiganiro kiri kugenda kigana. Ntabwo turiharira ijambo rwose, turagenda dutanga mikoro, gusa muri kubyumva ko hambere ahangaha ikinyabupfura cyari cyose, ntabwo ari gukabya, none kirageraniwe kiragenda kigabanuka. Nimba Masawe yarabibonaga muri 87, uyu munsi urumva ko ari ibindi n'ibindi. Ababishinzwe rero mujye mushyiramo akabaraga, mufite amahirwe make yo kuba mufite inshingano zikomeye mu bihe nanone bigoye. Vava ku murongo ndibaza uhari. Alo IRTV. Alo, nitwa Hoho, ndi umunyarwandakazi wa Nairobi muri Kenya. Kera twebwe mu gihe cyacu twambaraga tukikwiza, nibyo twabonaga ari umuco, ariko uko ntanga igitekerezo, ndatekereza ko igihugu kirakura kikajyana n'iterambere, kikajyana n'ibigezweho. Nibyo koko igihe cyacu byari bigezweho ko umuntu yahora akikwiza, umugore cyangwa umukobwa wese mu gihugu yarambaraga akikwiza. Ariko kuri uyu munsi wa none dukurikije iterambere rigenda rigerwaho ry'ibihugu bitandukanye, abantu batera imbere bakava mu muco umwe bakagera mu wundi. Nibyo koko hari imico yahindutse, byo kwambara ukikwiza mu Rwanda ntabwo bikigezweho, kuko ni kenshi twagiye tubona abakobwa bambara rwose imyenda itagaragaza kwikwiza kwabo, ariko ntabwo twabisuzuguye. Niho umuco wabaga ugeze, niho iterambere ryabo ryabaga rigeze. Niyo mpamvu njye nafashe umwanzuro wo kubyubaha. Igihe cyanjye si cyo cyundi. Rero uyu munsi wa none Vava, ureke nguce mu ijambo gatoya, ukomeza nyine kuri uyu muntu wahawe ibihano kubera kwambara, kugira ngo n'abandi baze kubona umwanya. Warutangiye uti rero hanyuma byaje kugenda bite? Ngaho ukomerezaho utubwire ugana kuri uyu wahawe igihano, nuko wowe ubwawe ku giti cyawe wabyumvise, nuko bifata ugende muri uwo murongo. Nibyo koko ibi bintu nanjye nk'umuntu ukurikirana imbuga nkoranyambaga, ibintu narabibonye, ariko ngira nicyo natekereje kuri byo, ariko nari nabuze umwanya wo gutangaza igitekerezo cyanjye. Rero uyu munsi wa none kuba yaragejejwe imbere y'amategeko akaba asabwa guhanwa, si byo se? Ntabwo byari bikwiye.
ahubwo ntekereza ko cyari gikwiye ni ukumwigisha akamenya ko ibyo ari gukora bihabanye n'amabwiriza ndetse n'uko amategeko y'uyu munsi abiteganya. Murakoze rero, ngewe nitwa Vava nk'uko nabibabwiye, ndi Nairobi, nkomeje gukurikirana ibiganiro bya IRTV. Murakoze cyane. urakoze nawe Vava, igitekerezo cyawe nicyo kubahwa nk'iby'abandi bose. Vava baye nk'ucaho umurongo, afashe umwanzuro, aciriye urubanza wagejejwe mu butabera ndetse n'abarumuciriye nabo abacira urundi, niko abyumva. Gusa turacyari kuganira kandi ndizera ko urugwiraho muri hirya no hino rurushaho kugenda rugwira. Ndibaza mu kanya turakurikira abandi batumirwa bacu. Muhire Jimmy yambwiye neza ko noneho ashobora kuboneka, reka nitse gato hanyuma nawe mu murongo. Nizere ko abagira icyo bavuga haba ku byo Vava avuze mushobora kutwandikira, kandi n'abatwohereza amajwi twayakira. Gusa dukunda gusegurira ibiganiro turimo tuti ntakajya hagira usesereza undi, kubahana bijye bituranga mu rugwiro. Gusa ntibikatubuze kuvugisha ukuri ku cyo mugenzi wacu yavuze uko tucyumva. Ngaruka mu kanya ndongera mbibutse insanganyamatsiko, mbibutse n'uburyo mushobora kutugezaho ibitekerezo byanyu. wiyuburura ufata isura ufite aya magingo, haje byinshi turabishima, haduka byinshi biradushobera, niko kw'iby'ubu bibara bubu. Demokarasi na repubulika, haje byinshi bishashagirana, modoka nziza z'ingeri zose, dore amagare n'amapikipiki, dore imihanda ya sima hose, z'amategura z'amabati, dore amagorofa, dore ibipangu, cyane cyane iyo mu midugudu. Nta kindi kitari ukujya inama cyangwa se kujijurana turi gukora. Niyo mpamvu ngiye no kongera nkasoma ubutumwa buke buri kugenda buza muri groupe. Abari muri groupe ntago muri kwandika kandi mukurikiye ku murongo, ndabibona ko mutari bake. Ubwo hari wenda mufite ikibahugije, ntabwo mbizi. Reka gusa nsome aya magambo, na magambo ntabwo ari menshi. Afata imbanje kubasuhuza, nitwa Ange, ashasa na Angelique kuko ndabona hariho n'inyuguti ya randende Angel cyangwa se okay, nuko mbibona. Ati mbanje kubasuhuza, nitwa Ange, ndi mu Rwanda, nishimiye ikiganiro cyanyu kubijyanye n'imyambarire y'ubu. Ubona itandukanye cyane n'iya kera. Nibyo koko. Ati Vava avuga ko ubu umuntu afite uburenganzira bwo kwambara ibyo umuntu ashaka, ni byiza, ariko nitwambara ibihabanye n'umuco, ntitwambare ibihabanye n'umuco w'igihugu dutuyemo. Nge ndumva twagendana n'umuco tukareka kugenda dutoragura imico hirya no hino. Murakoze. Nyamuneka bantu mutwandikira, mujye mugerageza mwandika ikinyarwanda nkuko cyandikwa. Aha bibihekane mu bihashyire, gihekane nta n'igihekane nsa. Nigeze kumva n'umukuru w'igihugu abikomozaho yigisha abantu ibihekane. Ni ukuri mujye mugerageza mwandika ikinyarwanda nkuko gikwiye kwandikwa. Ibitekerezo biracyaza muri groupe. Dore ibidege bya rutura, ufite rubine, ufite za kanogisi, ibigo bicunga ubuzima, z'amashuri, z'amavuriro, dufite amaradiyo atujijura, dufite amasoko ya kimaranzara, dufite amahoro muri rusange. Namwe mushaka kutwohereza ibitekerezo mukaba mutazi nimero mushaka kubyoherezaho, reka nyibibutse.
ni uguteranya 3 3 karindwi 4 5 5 3 3 8 2 1. Ndayisubiramo, guteranya 3 3 karindwi 4 5 5 3 3 8 2 1. Kandi insanganyamatsiko turiho iri kugira iti inyambaro twakuranye. Aho narindi dorko byari bimeze. Inyambaro twakuranye ni yihe? Utubwire aho wari uko byari byifashe. Abatumirwa bacu dufite kugeza ubu n'abatwandikiye ntimuratubwira ibyo mwambaraga aho mwari muri. Ubwo abakomeza mugerageze muze gukomoza no kubyo mwambaraga. Turi kwibanda ku mwana w'umukobwa ufite imyaka itarenze 25 nkuko byagaragaye ku mbuga nkoranyambaga, aho bavuze ko afite 24 wagejejwe mu butabera kubera imyambarire itari kwiye muri public cyangwa se mu mbaga, nuko akaza guhabwa n'ikinyafu. Nanze kucyita igihano kuko uriya ntiwamuhana nkuko nyine byakozwe n'ubwaje kurekurwa bamucijeho ikinyafu. Nabyo turi kubikomozaho tukabihuza rero n'ikiganiro turimo. Ubwo ngira ngo nuza kutwandikira uze kumva aho turi kwerekeza. Indamukanyo zacu zarigira sohobe, ugahobera cyane ugatanga ikiganza ntawe uhita undi. Abubu bagenda banyaganwa, bagenda nk'abanyagirwa, barahura bagahita bagasekesha amenyo, umutima kinze. Ese mwuka byaramwe abo mushoboye kurera, ese nzabahonga iki? Umuseke nk'ibibondo, umuseke nk'ibibondo. Ururimi rwari rwose rukavugwa na bose, urw'ubu n'uruvange, uruswahili n'urufaransa, ntawe ukimenya kwivuga. Igitaramo cy'ubu kirahimbye mbambaroga, kivugira kuri radiyo cyangwa se yo mu mahoteli, bakarara bakirana mu mitego ya ruzungu, ukabakeraho banagana bafite amabavu ku maso n'amavunano umubiri wose. Kera amaguru niyishyuzwaga, tugagisave twigabye, za Kirinda za Gitwe, kumva misa ya padiri cyangwa twigabiye sabato. Abubu mugenda mwicaye, imodokari zibanyererana, abanyamugisha zikabasohoza, ndetse n'indege ntimuzitinya. Abubu 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 shengewe. Abubu murarya byose, murabirira kubimara, murabirira no mu muhanda, mufite ishyushyu ritangaje. Nimurye rwose mushishikare, mufate imbaraga mu bibirenga. Abubu 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 shengewe, abubu shengewe.
Ndabasuje cyane abateze amatwi IRTV. Nanjye nitwa Muhire Jimmy, nkaba mperereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Leta ya Texas. Mbashimira cyane ku biganiro mutugezeho. Ngarutse kuri sije rero muri kuganiraho, mwateguye sije nziza kabisa. Ni ibintu biri kuvugwa cyane mu gihugu, ni ibintu bigezweho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngarutse umuco wa kera rero, cyangwa ko twe twakuze bimeze, twakuze kwambara imyambaro yambika umuntu ubusa ari nk'ikizira, ariko uko imico y'amahanga igenda yinjira mu gihugu, bigenda bicika bikaza ari nk'ishyano, ariko abantu bakagenda babyakira, biza kuba ibisanzwe. Ariko noneho biri kugera ku rwego rwa Loni, navuga ko bitagifite igaruriro. Ariko nanone kuba nko kuri uriya mukobwa bafunze, ntabwo njye nemeranya n'abamufunze, kuko sinumva si byiza. Ariko ikintu baba baramujije, nanone mbona ko n'abayobozi ubwabo babigizemo uruhare, kuko nta kigaragaza ubushake bigeze bagira mbere y'uko biba bigeze kuri uru rwego, byibuze bikumire iyi mico. Kuba rero bari bamufunze, wenda byibuze bigira n'aho bikebura n'ababitekerezaga, ariko byibuze hagakwiye gufatwa ingamba, hagakwiye kujyaho nk'amategeko abihana. Byibuze umuntu akavuga ngo nkoze iki, ibintu sinemeye kubyambara, nishe itegeko. Ariko gufata umuntu gutyo nta tegeko rihari ribihanira, ntekereza ko ari ibintu bidakwiriye, ahubwo byibuze hagafashwa ingamba z'uko byakabaye bigenda. Ariko byo imyambarire nk'iriya yo kwiyambika ubusa si ibintu byiza, si ibintu bikwiriye Abanyarwanda muri rusange. Ndumva igitekerezo cyanjye ari icyo. Murakoze. Kandi hano muri Dallas turabakunda cyane, hano muri Leta ya Texas. haje byinshi kandi byiza, demokarasi na repubulika. Haje byinshi bishashagirana, modoka nziza z'ingeri zose, dore amagare n'amapikipiki, dore imihanda ya sima hose, z'amategura z'amabati, dore amagorofa, dore ibipangu, cyane cyane iyo mu midugudu, dore ibidege bya rutura, dufite robine, dufite za kano, dufite ibigo bicunga ubuzima, z'amashuri, z'amavuriro, dufite amaradiyo atujijura, dufite amasoko ya kimaranzara, dufite amahoro muri rusange. Arakoze cyane Jimmy, igitekerezo cye ngira ngo uko mucyumvise nuko nguko. Turakomeza kandi tuganire, tubonera akanya dusuhuze mwe mwese mudukurikira muri mu burengerazuba bw'isi, namwe muri mu burasirazuba bwaryo. Mukomeze mugubwe neza, urugwiro rugwire aho muherereye, aho mukorera, abiga mu mashuri, abo mwigana nabo, cyangwa se abigisha, abo mwigisha. Nkeka ubu ahatari hake ku isi ari ibihuko by'abanyeshuri, ariko bana aho muri babyeyi mwakiriye abo bana, urugwiro rukomeze kubaranga, kandi umuco bigiye ku ishuri muhuze n'uwo bafite uyu munsi mu ngo, bazasubire ku ishuri nyine urugwiro ari rwose. Ntabwo twiharira ijambo, reka nsimbukire gato kuba twandikiye kuri IRTV official kuri groupe ya Facebook. Namwe ntabwo nirengagiza ibitekerezo byanyu, nabyo reka nze mbinyuzemo ijisho mbisome. Ndasoma nka 3 cyangwa 4, kuko abenshi musa nkaho muri kwandika bimwe, abandi musongerera abandi, nkurikije uko ngenda mbibona. Nka Elasto uko ubivuga, reka nze nyuzemo amaso.
dukomeze rero tugubwe neza urugwiro rwireye RTV ijwi ry'urugwiro aho duherereye hirya no hino aho ndi nawe ahuri na mugenzi wawe n'undi twese turusheho kugubwa neza kandi abageze mu ijoro nkomeze kubifuriza kugira ijoro ryiza. ariko kandi bana banjye hari ibyo tubona bikatuyobera. Abana b'ubu bapfa mu iterura bavuka bambaye bagateteshwa bakarereshwa amasukari bakabatoza kwirarira irari ryinshi bakarimburana. Haje byinshi bya nyirarureshwa, umwana uvutse ngo yitwa Fifi, umwari w'ubu Madame Azera, umusore mu nzira ngo ni shefu, umutegarugori ngo ni madama, naho abasaza turi muzehe. Kera abana twitukiri bato ikinyabupfura kikaturanga. Ndasoma igitekerezo ko cyanditse ntakiyeho rwose n'akadomo. Nyiraneza Giselle ati ariko abantu batari mu Rwanda baturusha iby'imyambarire yo mu Rwanda gute? Nta byacitse ni ibisanzwe. Umutoni wa se nawe aravuga ati nta kintu bitwaye iyo babona ari ikibazo bari gukomeza kumufunga, byagaragaje ko ahubwo basanze bari bibeshye. Ndakomeza nsoma Nikita Ariane, ndabona ifoto ari umumama mukuru ari kuvuga ati nyamuneka buriya ahari umwotsi haba hari umuriro, gusa ntibikwiye ko umuntu yambara ubusa mu mbaga. Keza wase nawe ati nta kintu bitwaye iyo umuntu akosheje arahanwa, kuba yararekuwe bigaragara ko ari umwere, kandi umuntu yabaye umwere ntabwo abantu baba bagomba gukomeza kumushinja iby'ubutabera butamuhamije. Ahangaha reka nkomoza akantu gato, wenda ntabwo turi kumuhamya icyaha, turi kurebera ahubwo hamwe muri rusange uko ibintu byifashe. Rwose Uwase nturutera amabuye, ndabona ku ifoto wambaye neza cyane, bivuze ko nawe udahitamo kwambara ubusa. Ntibisaba ko ubutabera bubihanira umuntu ngo umufunge cyangwa bumuce amande, ahubwo ni umutimanama. Ndasoma ibyo Fifi nawe uri Nairobi yanditse, avuga ati hirya no hino ku isi ibintu nuko bimeze, ntago rero iwacu ariho batangwa. Ariko nta bagabo kugira bivugaho. Reka ndebe igitekerezo cyatanzwe n'umugabo Rukundo Aimé Jure komera cyane, ni umwe mu basore nzi b'inshuti z'ijwi ry'urugwiro babana n'ubumuga bwo kutavuga ariko akaba mu mbabare bwo kutumva, ariko akaba azi kuvuga ndetse n'icyongereza. Ndavuga muri make ko yabivuze mu cyongereza, yavuze ngo this is our days end of the earth. Yashatse kuvuga ati izi nizo mpera z'isi yacu turimo. Ndamusuhuza cyane, ntashobora kumva ijwi ry'urugwiro usibye gusoma gusa. Rukundo Jire ari mu basore nigishije kera nkiri umwarimu, komera cyane ngacishijemo. Ndabona n'abandi bagiye bagerageza kwandika, ni benshi ntabwo nasoma abantu banditse rwose kuri YTV official. Mwakoze cyane, mwatanze umusanzu, bamwe murabishyikiye abandi reka nsome. James Byiringira ati twebwe kera iwacu no kuboneka butura ntibyari byoroshye, ndetse abakobwa batari bake twiganaga ntabwo babaga bambaye akimbere. Aha abasore nabo banditse. Muhima Fidele ari muri Kongo ati ibyo ntago ari bitangaza, twe turi abana rwose twagenda kuko nguko no kwambara ikariso wayambaraga ubaye umusore ushoboye kuyigurira. Imyambarire ya kera bwo koko ishobora kuba utayegeranya n'iy'ubu haba na gato, kuko tunarebye nk'inkanda n'ibindi byabaga rwose ari ubusa. Ariko uyu munsi noneho rero Celestin ari kuvuga ati ishyano ryaraguye, nubwo bamurekuye ntibivuze ko yabaye umwere. Oya, yabaye umwere kuko yarekuwe, ahubwo wenda basanze yarakoze ikosa ritagize icyaha.
kuko hari igihe gikorwa kikaba atari cyo ariko ntikireme icyaha. Rimwe na rimwe iyo nta mategeko ahari ateganya kugihana. Wenda navuga gato nko mu mategeko y'u Rwanda ntabwo harimo guhana ubutinganyi. Iyo umuntu akoze ubutinganyi aho mbiherukira nimba arikoze itegeko simbizi, gusa nigeze kubona neza umuntu arekurwa kandi yarakoze ubutinganyi anabwemera, gusa arekurwa kuko habuze itegeko ryamuhana. Ntiryari bukorwe rero uwo munsi, baramurekuye. Igikorwa cye nticyari cyo ariko nticyari gifite itegeko rigihana. Aline Nzayiramya ati ndabakunda, iki kiganiro cyanyu ntacyo nkivugaho rwose, ntawe nacira urubanza. Uzajya gukura umugogo mu jisho rya mugenzi, gutokora mugenzi we ajya abanza kuremo umugogo uri mu jisho rye. Reka rero dukomeze n'ikiganiro, duhe ijambo abatumirwa bacu. Biragaragara ko bategereje umwanya utari muto. Reka ndeke uyu mudamu uri muri Australia nawe agira icyo atubwira, nubwo yahisemo ko izina rye tutaritangaza. Yatwoherereje ijwi, reka nsabe muri studio bari tuzamuriye. Batata na mama wabitaga iwacu, tukabatinya tukabakunda. Iri jwi ryo muri Australia ntago ribashije kumvikana, mutwihanganire, ahubwo reka batuzamurire ijwi rya Karine wari watanze igitekerezo kare yanditse, yabonye bidahagije ahitamo noneho no kohereza ijwi. Nanjye ndabashuhuje, ibitekerezo byanyu ni byiza, twese turimo turagenda tubitanga uko umuntu abyumva wese. So mwibanze kuri uriya mukobwa bafunze wo mu Rwanda, nanjye narabibonye rwose ukuntu yari yambaye bibonaga ari ibintu biteye isoni kabisa nk'umuntu w'umunyarwandakazi. Ntabwo biriya bintu bikwiriye, nawe ibyo kuvuga ngo kumufunga, njye ntabwo mpamya yuko bashobora kuba baramufunze n'uburakari bwinshi, ahubwo bashobora kuba baramufunze kugira ngo abere abandi icyitegererezo, kugira ngo batazakora ibintu nka biriya. Kuko mu Rwanda hari hamaze gutera, mbese nabivuga gute se, hari n'indi ntera yari imaze gutera y'abantu bambara ubusa, abakobwa bambara ubusa, noneho nijoro bwo bakaba bambaye ubusa bikomeye. Ugasanga n'abamama bakuru ugasanga yambaye umwenda, ukibaza se ni umwenda ni ishati, bikagucanga. Ari nk'umama mukuru mbese na munini pe, ubona ari ibintu biteye isoni, ukavuga uti ibi bintu bizagarukira hehe. So rero ko buriya wenda baramufashe, njye mbona ari nk'uburyo bwo gukangurira abandi kugira ngo batazakora ibintu nka biriya. Kuko iyo batamufunga, mbona n'abandi bari kuzabyambara, noneho bikageraho umwe akambara risutiye n'ikariso gusa akagenda. Ariko kuba bakoze kariya kantu, n'uwakavuga ngo azabyambara azatinya. Ahubwo icyo bagomba gukora ni bakangurira abantu babuze kwambara ubusa, kuko birakabije. Ariko ubwo babihagurukiye, twizere yuko buriya bigiye kugabanuka. Kuko no mu nsengero wajyaga mugasanga umuntu yaje yambaye ubusa, kwibaza rero mu nsengero imba naho harabaye muri za club bikagucanga. Natwe rero tubashije kubibona, tukabasha kubinegura, twebwe twubahe n'abacu, utoza abana bawe, utoza umuryango wawe, ku buryo mbese umuco ukomeza kuwubereka. Ndumva ari cyo gitekerezo Karine. Indamukanyo zacu zarigira sohobe, ugahobera cyane, ugatanga ikiganza, ntawe uhita undi. Masaba arakoze. Hari igihe mu minsi gusa mikishize gutanga ikiganza byari bibujijwe, ubu twatangiye kongera kugitanga hirya no hino, n'abagikozanyaho igipfunsi cyangwa inkokora ntacyo bitwaye. Gusa indirimbo nkuko muri 87 yabivugaga Masabo, bwari uburyo kugaragaza urugwiro, umuntu agasuhuza undi. Karine ati rero umuco twe tuwugumane, asa nk'utibanze cyane ku byuriya wakoze ibyo atashimiwe, atahubwo twe twereke urugero abana bacu. Reka tuhe ijambo Aristide, nawe uri muri Mozambique, yategereje umwanya utari muto rwose. Nyuma yaho nongere mbasomere ubutumwa buke
tugana ku musozo kandi nizere ko buri wese yakuyemwo ibye muri iki kiganiro. Bagenda nk'abanyagirwa barahura bagahita bagasekesha amenyo ku mutima hakinze ese mwuka byaramwe abo mushoboye kurera. Ntabwo mbishidikanya iyi ndirimbo rwose yuzuye impanuro zinyuranye kuko nabivuze kandi murakomeza nkuko mwanakomeje kwiyumva muri background. Hari icyo nshidikanyaho gito gusa, tuvugwa ko abanyarwanda Masabo yavugaga, tuvugwa ko tugenda tutanyaruka ndetse bikaba bituma mu mahanga iyo turi bashobora kutumenya byoroshye bitewe nuko tugenda. Ndibuka iminsi yatambutse ubwo nabaga mu gihugu cya Uganda bavugaga ko umunyarwanda kumumenya ngo byoroshye batwitaga abajapani mu buryo bwo kuduserereza. Baravuga bati umujapani yari kugenda ubona agenda nk'unaniwe. Ubwo rero Masabo we yari yabonye abanyarwanda bagenda banyaganwa ariko akarigaya ati kugenda abantu bameze nk'abanyagirwa ndetse umuntu ntabe yanasuhuza undi. Byumvikane ko yagayaga kutagira urugwiro, natwe ntabwo tubishyigikiye. Burya uhuye n'umuntu uramusuhuza biba byiza ukamubaza uti se ahiwanyu imvura iragwa. Ngurwo urugwiro rero tuba dushaka ko rwakwira kandi abantu bakabikora bitari nka bya bindi ibyiyo cyangwa se nino iyo tuba umuntu agusekera kandi ku mutima nta bihari, ahubwo bisa nko kukwereka amenyo gusa, ahubwo akaba yanakugira nabi nyuma yo kubeshya ko agusekeye. Nta rugwiro ruba rurimo mu Kinyarwanda. Umuntu iyo agusekeye aba anagukunze kandi aba yifuza yuko nawe wamukorera nk'ibyo ngibyo. Reka nsome rero ibyo mwanditse muri groupe mbere gato yuko turekura mugenzi wacu nawe twohereje ijwi ari muri Mozambique akagira igitekerezo atanga. Abantu muri groupe nabaneguye mwikubita agashyi. Ndeka mpere kuri ubu butumwa bwoherejwe na Bahati ukunda kwandika buri gihe. Watubwira nubwo mpuze gusa ntabwo nashyigikira ibintu byo kwambara ubusa aho haba ari hose nino iyo mbibonye ndabigaya. Ndabona Mami Gael wavuze uti nimureke abato badiye ubuto bwabo. Rweshamari uri muri Malawi uravuga uti ibyo nyine niko bigomba kumera, turi mu minsi ya nyuma ariko nta wabishima. Mufite nimero ihirwa na 427 nta zina ry'imfite wagize uti twarumiwe nta kundi. Shami Prince wavuze ngo urifasha. Ndagira icyo ndenzaho. Ufite 450 uravuga uti ibyo mwavuze birahagije, ikimbabaje nuko atazabyumva ariko abandi bazabyumva bizabagirira akamaro, wicika intege. Reka rero nsoreza ahangaha. Mufite nimero 574 ari kutubwira ngo mumusengere nicyo akeneye. Turabikora n'abapasitoro kandi bakomeze bamufashe. Ubushengewe bushengewe bana banjye nimuze tuganire mbagira inama nanjye njijuke ndabona bubu mudusiga ejo mutaziyoberwa mukishaka mukibura bana banjye nitwa Kanyarwanda navukiye mu gikari materneti zitaraza arerwa ndakuramba umugabo. Murakoze. Nitwa Aristide merereye muri Mozambique. Nkunda gukurikira cyane radio IRTV ijwi ry'urugwiro sauti ya Kirafiki. Nanakunda cyane ikiganiro kiri wacu. Ndashimira cyane ubuyobozi bwa radio IRTV kubw'ibiganiro ngibi n'ibiganiro byiza bifasha societe yacu muri rusange. Tuba dukeneye kumenya
tuba dukeneye kuganirira hamwe, tuba dukeneye kwibukiranya byinshi birimo ibi ngibi. Ni ibintu rero by'agaciro cyane, ndetse nkomeza gushimira cyane radiyo RTV sauti ya kirafiki ijwi ry'urugwiro. Turabakunda cyane aho muri hose, mumenye ko tubifuriza ibyiza, Imana ibakomeze kugenda ibaha umugisha. So ngarutse ku insanganyamatsiko y'uno munsi, ni insanganyamatsiko nziza cyane, ni insanganyamatsiko nk'uko nari mbivuze n'ubundi haruguru, ni insanganyamatsiko ifasha cyane sosiyete yacu, haba iy'abanyarwanda ndetse n'abo hanze y'igihugu n'abatari abanyarwanda muri rusange. Kera iwacu wenda naravuga ibyo, ngira ngo njye nawe twabonye ifoto y'umwana w'umukobwa mu minsi yashize, aho twari turi hafi aho hose, abari bari mu Rwanda no hanze bagiye bayibona, kuko ibinyamakuru byo hanze bimwe byagiye bibyandikaho, ndetse n'ibinyamakuru by'imbere mu gihugu benshi dukurikira twagiye tubibona. So ni ifoto y'umwana w'umukobwa unayirutse kwitaba ubushinjacyaha, uretse ko twabonye yarekuwe. Ni ifoto itaravuzweho rumwe uko biri kose, njye nawe twayivuze mu buryo butandukanye, cyangwa se tuyumva kimwe, ariko ntabwo tuyumva kimwe n'abandi, kuko buri wese afite uburyo yagendaga abibona mu ndorerwamo y'uburyo nyine abibona, akenshi ugasanga itandukanye n'uburyo undi abibona. So twabyirutse abo hambere, by'umwihariko ba data wacu, ba mama wacu, ba sogokuru, batubwira ko umunyarwanda yambara akikwiza, especially ku mukobwa, umwari ubereye u Rwanda agomba kwambara akikwiza, akesha agaciro, akiyubaha. Nibyo twakuze twumva, ariko ubu nyine ni umuco twebwe twakuze dukomeraho, duharanira kuwukurikiza kugira ngo tudatatira igihango twagiranye n'abatwibarutse n'abo dukomokaho, bahoraga batubwira ko tugomba kwambara tukikwiza. So ntekereza rero ko ibihe bigeraho bigahinduka, ibihe bigenda bihinduka. Mwene Gihanga niwe wavuze ngo ibihe biha ibindi. Hari igihe kiragira nyine iterambere ry'isi muri rusange rigagenda rikura, tukagenda nyine tujya muri ya viziyo twakuze twumva. Ni ibihe ntekereza ko ari ibihe. Uyu munsi uko isi imeze muri 2022 siko yari imeze muri 2002, siko yari imeze muri 2012, siko yari imeze no muri 2018. Kenshi ubona ko ari ibintu bigenda byiyongeraho ku buryo uyu munsi hazaba hatandukanye n'ejo, nureba neza uragenda ubibona. So nihuse, ntekereza ko mu gihe twabonye umwana w'umukobwa yambara ibyo tubona, tugapfuka mu maso, tukipfuka mu maso, tuti Imana yanjye ibi ni ibiki, imyambaro se noneho se uyu mwana w'umukobwa arambaye se cyangwa niyambaye. Ndimo nakunda kugaruka ku mukobwa cyane, kuko nibo bakunda kwambara imyambaro itavugwaho rumwe kenshi. Ntekereza ko abahungu bibaho gake cyane, hafi ya ntako kubona umuhungu yambara imyenda isa nk'aho ari ubusa, bikunda kuba ku bakobwa cyane. So ibihe byagendaga bihinduka, ko twagendaga dukura, twagendaga tubona haza imyambaro itandukanye, imyambaro ya mini, ukabona umukobwa yambaye ijipo ntoya cyane, ukavuga ati se ibi ni ibiki, tukumirwa, bikaducanga, tukabanza Imana mbere yo kuvuga ibyo. Niko nabivuga. Ariko ntekereza ko ibihe bigenda bihinduka, ni iyi minsi niho igenda tuganisha kuri iri terambere, aho umwana w'umukobwa yambara akumva nyine ntacyo bitwaye, akumva ari proud n'uburyo yambaye, akumva ari proud n'uburyo ameze. Ariko bikaba ikibazo nyine kuri ba bantu babona umwana w'umukobwa yambaye bisa nk'aho ari ubusa. Ndatanga urugero cyane kuri uriya munyarwandakazi w'umukobwa duheruka kubona mu minsi yashize ari muri Kigali Arena, ari muri BK Arena, ari mu gitaramo, ari yambaye imyenda itaravuzweho rumwe, yaje no kumufungisha hafi y'ibyumweru 2. Ntekereza rero ko wenda ijambo ryanjye rya nyuma bisa nkaho ngana ku musozo. Iyo umwana w'umukobwa agomba kwambara imyenda imutera ishema, yumva ko nta kimutwaye, ariko nanone itabangamiye sosiyete yacu. Buri gihugu kiba gifite umuco, bajya bavuga ngo agahugu umuco kandi undi. Rero agomba kwambara imyenda itagize ikintu imutwaye, yego, yumva ari proud nayo, yumva ateye ishema nayo, yumva nta kibazo na kimwe iteje,
ariko nanone akarebera no kuri sosiyete yacu. Abanyarwanda dufite uburyo tubayeho, dufite uburyo twakuze, dufite uburyo twabyirutse. Rero umuco wacu ntuwo kwambara tukikwiza no kukwihesha agaciro. So rero mu gihe dusa nk'abatangiye kugaragara ko twatanye, ni byiza ko rero dukurikiza ibyo sosiyete yacu ishaka mbere y'uko twe tujya ku byifuzo byacu, kuko sintekereza ko twaba dufite aho tugana hagaragara hazima mu gihe tubona umukobwa yambara kuriya. Ntekereza rero ko atari ibintu navuga ko byiza, navuga ko ari byiza, ntekereza ko ari ibintu bidakwiye. Ibihe niho bituganisha, ariko nanone ntabwo tugomba kuganzwa, sinzi ukuntu nabivuga mu magambo make, ariko mu by'ukuri tugomba kwambara tukikwiza, tukiyubaha. Niwo muco wacu, kandi agahugu katagira umuco karacika. So nitwa Aristide Ndahayo nk'uko nabibabwiye, nkaba mmerereye muri Mozambique. Ndabashimira cyane mwese bakunzi ba radio IRTV. Gusa icyo nasaba ubuyobozi bwa radio yacu dukunda cyane, twumva, twishimira, nuko badushakira nk'ukuntu twabona nka groupe y'abakunzi, tukaba twaganira hamwe, tukaganira, tukungurana ibitekerezo, tugafatanya muri byinshi cyane. Ntekereza ko byadufasha, byaba ari urugero rwiza, byaba ari intambwe nziza tuba duteye, kugira ngo tugende dukominikana aho turi hirya no hino hatandukanye. Turabizi ko dukurikira radio RTV turi heshi hatandukanye, Afrika, Europe, benshi barahari. Rero nifuza ko twakora groupe, cyangwa se habaho nka groupe, cyangwa se niba birimo mukatumenyesha, tukaba twagira umuyoboro duhuriraho nk'abakunzi ba IRTV, twaganira ibiganiro nk'ibi ngibi. Ni ingenzi cyane. Murakoze, mugire ibihe byiza, Imana ikomeze kubana namwe. Hasta la vista. Reka tugushime by'umwihariko wowe wabanye natwe muri iki kiganiro ukaba ugejeje ku musozo tukiri kumwe, kandi tugushimire nawe Aristide ku gitekerezo duhaye. Ndizera ko abari muri groupe muri kubyumva icyifuzo cya Aristide, tugiye komeza tukiganireho. Iyo muri groupe tuzagifataho umwanzuro. Twari turi mu kiganiro View Time, twagarutse kuri byinshi binyuranye, buri wese yabivuze uko abyumva. Nizere ko ntawaciye urubanza, ndetse icyo twakoze ni ugutanga inama, ntabwo ari umwanzuro twafataga. Uzajya yambara ajye abanza ubwe ku giti cye yireba, avuga ati se uretse njye uri kwireba, uraza kundeba araza kubona iki? Arambona monde, arabona iyihe shusho, arabona ndi munyarwanda nyabaki, mumbabarire kuri iryo jambo, arabona ndi muntu ki ku buryo nahisemo gukora ibi ngibi nkoze. Kandi urugwiro rujye rugwira mu byo dukora byose, twirinde kubangamira abandi, ndetse nabo bagerageze birinde kutubangamira. Na ubutahange ndi Andre Isaka, ikiganiro yari View Time. Bye bye. Abanyamugisha zikabasohoza, ndetse n'indege ntimuzitinya. Abubu shengewe, abubu murarya byose, murabirira kubimara, murabirira no mu muhanda, mufite ishyushyu ritangaje. Nimurye rwose mushishikare, mufate imbaraga mubi birenga. Abubu shenge